ngo iki? Ariko riyo nso ubundi ubona utari ikigoryi. Njyewe mba nkubaza niba mu mutwe hadafunze. Hanyuma ndashaka kubona umurambo w'uwo mwana, nkashaka kubona n'umurambo w'uwo mugore. Turi kumvikana kandi byose ubifotora ubinzane mbone ko wabishe wabarangije. Ziba kigoryi. Aho iki kintu kirumva kigira ubwenge cyangwa? Leonso, uzi umuntu uri gukina nawe? Kama amatwa amahiri wanjye gerawe. Nta n'isonere gacyatinyuka kikavuga ubusa. Leonso, ibyo bintu nutabikora neza, ubwo none wowe wiyice uzana umurambo wawe. Turi kumvikana? Kigera gusa. Umwanzuro ndawufashe, reka mve kuri iyi si kuko n'ubundi nta keza kayo. Niyo nagerageza kurokoka, ubundi bimpiga biracyari byinshi. Impamvu yo kubaho yari umwana wanjye, none nawe sinzi ahari, sinzi niba ari muzima, sinzi niba yarapfuye. Wasiwe, reka nguhure umutwaro wanjye pe.
Hi. Hi. Umuntu utameze neza ni ikihe kibazo? Meze neza nuko harumeje kureba mu karitsiye ariko bamwe ko yimutse. So ntimukire rero niko ndimo mfata agafreshe mu gake yambone nkomeze. Ariko I'm alright. Uramubuze? Yego, bamwe kwimukika ubwo mugiye kujya kumureba ikabuga. Ya. Ugiye kuvanga wongera igikabuga? Yego, n'impamvu nemze maze ndihuke. Mu gakeya. Ngiye nitwa Mario. Oh wow, nanjye nitwa Ketia. Ketia. Yego, nanjye ntuye hano hafi. Izina ryiza. None ko mbona wagira ngo meze neza. Ahubwo izuba ryagukubise ntago ari ngombwa ko meze. Urere so kuye kundi usanga abakobwa bizatagira uburere. Actually abakobwa benshi nzi beza yatambutse ku muntu none nk'umuntu wenda wicaye ku muhanda gutya atayumva nta nubwo ashobora kugira no mutima no kumusubiza byibuze ngo hi. Abo benshi nzi beza rwose nta sinzi abakwiga burere. Mama wanjye yarambwiye ngo mba kugira umuco ibi byose niba binyigishije. So niyo mpamvu nanjye ngomanye none kindi mbonye itarumeze neza. Cyangwa se sinzi niba wakwemera ko mugeze hano imbere mu rugo nkaba nagira ikintu nk'uko ndabona byanga byakunda izuba ryakwishe kandi ntabwo umeze neza. Are you sure? Yeah, I'm sure. There's no problem, for sure. Merci. Yeah, let's go. You agree? Yeah, I agree. Okay. Genda neza. None se umuntu waruje kureba aho hanyinde? Umutike capital urabona umukwafu. Kuriya rero urumva ubuzima burahenze cyane hano. Waruje kwiho? Kurangiranye ibintu byose wabibuze byagiye se? Kimbere yawe ari heza. Ko umuntu ufite ubuzima buzima urajye kwihora ngo bigende bite koko? Nase ndagana hehe? Uragana hehe? Wabuza aho ujya se? Amuntu uri umugenzi wihitira. Cyane rwose. Nana kimwe nsigaranye. Ubuzima bwanjye bwose buri mu kaga. Habaye iki? Reka ndigendere wenda nduhuka ibibazo by'isi. We ntabwo ari bwo waruhuka ibibazo by'isi. Urumva? Ihangane rwose ntiwiyahure ufite abantu ibyo bintu byagiye uzabona ibindi. Iyo ufite abantu burya ubona ibindi. Ubuse kumbonye nejo wabona undi nejo bundi ukabona abandi. Gutyo tukagenda tuba abantu benshi ukabona kugira ibintu. Bisa nkaho ndi umuterankwako. Wenda nawe nyakiriye nshobora kuguteza ibibazo. Merci beaucoup. Merci aussi. Hano ni iwacu rero. Neza cyane. Ubana n'ababyeyi? Papa na mama? Mbana na mama. Alright. Zamushimire. Burya ababyeyi nibo umubyeyi w'umumama ni uri mu mukobwa kuzaba nk'undi w'umumama mwiza. Ariko nabona utameze neza. Ntabwo nari meze neza. Naje kureba nyine umuntu wumva ngomba ko mubura kandi cyihutirwaga. Amuze kuri telefone ni umuntu uko nakubwiye Peter nyine yakoraga muri salon ya ku isoko. Nasanze kumureba hariya ariko bamwe nyine ko yimutse. Mukeza kabuga bonzashaka undi munsi wenda ngiye kumushaka cyangwa se telefone izaca bamuhamagara. Okay. Bayisanze cyane muri zikaritsiye wenda ataragiye uje wakongera ukanagaruka hano ni karibu. Sure? Yeah. I will. Zayaza. Nyuma mbasuhuze. Mutwaga nese. Mwebwe. Jangiye ahantu wese ubwo ndamenya ari hera.
amateka maremare ni amateka maremare ntuye mu Rwanda tu ntuye mu Rwanda no mu kirere cy'u Rwanda ni long story ariko ntuwisanga mu buzima nyine ukavuga why me ariko nyine ukagira ngo no it's okay ubuzima burakomeza ariko ndahari mu birere nubwo abivusha umuntu mu birere kandi atari umusirikare adatwara n'indege ntabwo byakundisha kuri hiding ikintu kitari nothing njye ndi umuntu mwiza urumva ku buryo njye tubanye ikibazo ni wahura nacyo ikomeye gute oya humura nuko nyine ntaho hari presi ni mu birere byara amahoro se ibyo warujemo ni amahoro masa ariko hari amakuru ntekereza ko yari afite ariko ni inkuru ndende kubera ko twabaye inshuti ze maybe next time tuzajya in deep ariko it's a very long story. You most welcome nuza ushaka kunganiriza Are you ushaka kumenya? Izina narikubwiye Gakire Mario. Gakire ni nyarwanda. Bomba nta byinshi navuga ku mazina. Ibindi nuko mba mu birere nk'inyoni ariko wenda uko uwo mu kirere mu buhe buryo nyine kuzema. Reka kuri umuntu atafite adresse ifatika ariko burya ku isi umuntu bayishakisha kugeza ubwo wibona. Wishakisha kugeza ubwo wibona. Mbese mbunye ngo ntuye Butare, mbunye ngo ntuye Muhanga, mbunye ngo umunsi mba ndaha ejo ndaha ariko hari ubwo byazaga ko ntufite adresse iri fixe. Sibyo? Cyangwa mfite ubwo kutazabona umusura nitumara kuba inshuti ushaka kunsura. Azaba harabonetse. Uzansura muri restaurant. Cyangwa uzansurira hano nzagusura hano. Nushaka umusura nabo duhurire hano. Sibyo? Usikuganira nakwishimiye. Merci. Nibyo ntabara amateka maremare buri wese agira amateka. None ganira kandi urabona twasuwe hanze ushaka enze ndabashi okay ndewe naringiye okay makazi Wose mbone kurakanje Wose yaje kubana mu rugo Nyuma Shiti usanzwe mpamvu yaje ubwo se biyareba mu rugo nkanda subizane arabera mu rugo nkanda Shiti yaje mu sinabo Ndumva mutifitiye icyizere ubwe
niba uzanye amahugurwa bivuga ngo ni inshuti yawe ikindi uteza mute n'abantu b'abasaza nka bariya badasobanutse sinagembwe ko tumutse iyo murebye ari igihe mureba ntabwo uzampfira ubusa ntabwo ushaka hariya ushaka tumubwira akagenda ntabwo ngewe mu rugo rwagera ahantu hapfa kugenda imbura mikoro zose zidafite icyo zikora nizeye ko ibyo mubwiye byoroshye koresha uko ushoboye kose wabona asohoka nizere ko utarambiwe oya kandi nizere ko ntabwo waziko musa sure cyane ntabwo ari wowe wa mbere wiyumviye ibyakira umutozo ko ajya muri mama wawe uri murumuna we kuri urwo rwego se cyane pe mama wawe aracyari inkumi biba byiza ariko iyo umubyeyi wawe ari muto mukakikoresha mbise mbibona ahantu kuri uburere kubera ko mu gihe umwanya mwisanzura akakwisanzura mukaganira keti rero kanameze urugendo kandi ndagushimiye cyane nagutindije oya nakoze no kugira ngo amasaha agihari nyine nkomeze urugendo tuyameza nabareba Kigali yose neza hasi kwirero hariya kera byari bishyamba gusa wagira ngo uri umuntu mukuru oya ntawe n'umuntu ariko nyine ndagenda ndakugira amahirwe yo kugenda no gutembera hariho nanone iwacu nzaza nzere ko n'ubu utazahamenye aho uzi ko izo cyangwa nta kibazo wayitwara ubundi iyo wirebye ubona hari n'ayihene uzigera wikurira kiriya ni igice uri guhobera ko ubwiza bwawe bugiye gupfa ubusa uri ikimara urampombeye niko koko umuhungu ugendesha amaguru ikindi ni umusaza nzaniye mu gipangu cyanjye ikegera nkiriye utazituka sima uretse ko nawe yigiraga mukuru urabonye ari umusaza cyangwa se kuki umeze gutyo ubundi habaye kimuziki uri iki ndi inda yakubyaye yiza kuvamo nanjye ukambyara kubona umukobwa ugiye kunteza abantu koko
ubu ugiye kuzanzanira ingegera zigenda gutyo gusa zidafite akantu na gatoya. Ubundi numara kubyara ngura igikoma, ngura indezo, ngure n'imyenda y'umwana. N'urwo nyine n'urwo. Urwo ni rwo unyandikiye. Mbese kuko nukubona umukobwa mbese nukubona isura udafite 10 na kangahe. Keti umaze kundambira urano mungu akangahe si uwa gatatu nta n'imini nabo nunzanira umuhungu buryo ngenzanira imbwingegeza bita 10 na kangahe wakureba nkaha ngaho ubundi ugapfa nkana kubura sema wandetse mburira iki kurira ubusa amashuri yawe wize niyo ari kumbabaza ure ko kabinyandagaza ukajya wikora agataro n'umundi wokwiranye no kurongorwa n'abanyonzi nawe ukaba uri umunyagataro ugacuruza imineke n'inyanya ku muhanda ukajya wiruka nkana polisi cyo cyagushobora.